Yesu ashimwe, inshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Bamwe buri gucya, abandi nijoro, ariko twese mu kirere cy'umwuka. Ndagira ngo tugendere mu ijambo rimwe rivuga ngo umuseke utari watambika, marayika w'Imana agira ikintu akora ku buzima bwawe. Umuseke utari watambika bitewe n'aho uherereye, wa muvandimwe we. Imana igira ikintu ikora ku buzima bwawe. Nibwo buhanuzi nzanye uyu munsi wa none, nibwo buhanuzi butangira ukwezi kwa 10. Nicyo kirere nifuza ko abantu mubamo. Imana y'amahoro igakomeza kuduhana umugisha. Uyu munsi wa none twiriwe mu masengesho, deja twanayatangiye, yo kugaruza inyenyeri zacu. Mwabavandimwe mwe, mureke uyu munsi wa none mu kirere cy'umwuka marayika w'Imana agira ikintu akora. Wasanga rero hari abantu batabyutse, umuseke utari watambika ngo babwire Imana isiga igaruye inyenyeri zabo. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Abantu mukunda kuryamira mu kirere cy'umwuka mufite ikibazo gikomeye, wa muvandimwe we. Kuryama wararyamye, gusa igihe waryamye wungutse iki? Imana ishimwe. Nababwiye ko hari amasaha ari favorable ku bamarayika. Andi masaha yose wasenga nabwo Imana ntiyabura kukumva, ariko hari amasaha ikirere cy'ijuru kiba kiri gukora cyane, kiba gitamurutse, kiba kirimo muvoma nyinshi z'abamarayika, bakumva isengesho ryawe bagahita bazamura isengesho ryawe vuba vuba. Imana ishimwe. Reka dusome Itangiriro 3:2. Duhere ku murongo 23. Abyuka muri iryo joro, ajyana abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboke, arabajyana abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigara wenyine. Haza umugabo aramukirana, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga ry'itako rye. Umutsi wo kunyonga urareduka, y'itako rya Yakobo urareguka, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramubaza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, nitwa Yakobo. Aramubwira ati, ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze bwira izina ryawe. Bavandimwe, iyo dusomye ijambo ry'Imana hano, ritubwira ko umuntu uzinduka kare kare mu ijoro, haleluya, haba hariho umuvoma y'abamarayika. Kuko muri iryo joro Yakobo azinduka, yashyize kure ibintu byose byamubangamiraga. Mu by'ukuri kubwira umuntu w'umugabo ngo yipfumbature abagore babiri ni ikintu gikomeye. Mu ijoro ubundi abagabo baba baryamye n'abagore, babapfumbase baguwe neza mu gashyuhe ku buriri. Ibaze kugira ngo umugabo yipakure ubwo bushyuhe bwo mu buriri. Hari ikintu cyari kimubabaje, wa muvandimwe we. Mbabazwa n'abantu banga kuzinduka, bakarara mu matelefone, mu TikTok, bahamagarana, mukarara mu bintu bidafite umumaro. Ukaba wasanga ugeze saa 7 saa 8 uri kuvugira kuri telefone, ariko udashobora kugera saa 7 saa 8 uri gusenga, kandi nyamara ubuzima ubayeho ari ubwo gupfundikanya. Muvandimwe, ugasanga abantu baraye mu tubari, barara bagenda ijoro ryose, ariko kurara basenga byarabananiye. Ariko ntabwo umuntu akumva Satani yamaze kubahindura impumyi koko. Niko tumurashaka kujya mu kabara gatarama gaceza mu bisopa, akabyina icyuya kikamurenga, ukabutaza mu nzu y'Imana ngo ubyine kuriye. Ese inzoga arizo zigomba kubyinirwa? Imana si igomba gutambirwa, mwabavandimwe? Ukajya muri filimi y'amaseri bakinnye utanahari, utazi niyo biva niyo bijya, aho kugira ngo wiyingingire Imana muri ayo masaha. Saa 11 zikagira ugitunuye amaso muri filimi. Abavandimwe mwe, mwaribwe ntimwabimenye. Ibi bintu wiri gurangariyemo bizakumarira iki koko? Bwacya ngo Mana nabuza y'inzu, ngo Mana bana, ngo ibintu byazambye mu rugo, nabuza amahoro. Amasaha yo gusengamo gukirane na marayika wayahariye ibindi bintu. Mwabavandimwe mwe, nimumenye amasaha meza yo gukirana na marayika. Yakobo yipakura ngo ibyo bintu byose abishyira hakurya ye mu buryo bw'umwuka. Ubundi iyo ushaka kujya guhura n'Imana, hari ibintu wipakura, wa muvandimwe. Iyo ushaka ko Imana ikugirira neza, hari ibintu ushyize kure yawe, ugashyira, ukabushyize kure akazi, ukabushyize kure ubwo bushyuhe bwo wari gupfumbatamwe umugore wawe, ukabushyize kure ubwo bushyuhe wari gupfumbatamwe umugabo wawe, ukamwipakurura gatoya, ukabushyize kure ayo maraporo adashira agiye kuzabasaza, ukabushyize ibyo bintu byo kujya kurangura. Ubu hari abantu batajya baryama, ngiye kurangura Dubai, yehe
utakumva yafashe n'umwanya ngo asenge. Yakobo ashyira kure bene ibyo bintu ngo asigara wenyine, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ubundi marayika ntabwo yamanuka mu kirere cyawe nk'umwanya masaha ngo aza gukiranye hari ibintu abona ukizuyemo. Marayika yagukiranye se uraranye umufuhe w'inzoga, mwahurira hehe se uri gufureka ibiyoga mu kanwa byakuzuyemo? Uri kugenda udadabira nutazi naho utaha. Abenshi ntibataha mu gitondo muvuye mu tubare. Marayika wamukiranya uri gufureka inzoga mu kanwa? Marayika wamukiranya waraye uvuye mu buraya? Wamukiranya gute? Wamukiranya gute mu mutima wawe n'ibintu byuzuyemo n'uburiganya bwuzuyemo? Ntabwo wamukiranya ngo bikunde. Nabo bakobwa biri gutendeka buzuye muri telefone, wamukiranya ute wowe? Nabo bagabo biri kugenda ubeshya wamukiranya ute marayika? Ko bisaba kubanza kwipakurira ibyo bintu ko bishyize hirya yawe, nkuko Yakobo yabigenje, ngo asigara wenyine, ngo afata ibintu byose n'amatungo. Amatungo ni ubutunzi mu yandi magambo. Ubutunzi sura komeza ubwivurugutamo, umutima wawe uri muri rusengero uri no muri telefone, urambwira ko marayika mwazakirana gute koko? Wandikiranya ati ndarangura saa 8 iki ngicyo ndakiguheraya kandi nguri mu rusengero. Bavandi ntago ushobora gukiranya n'Imana ngo ihindure ubuzima bwawe igihe mutwaye kuzuyemo akavuyo. Igihe Imana ikibona ko gifitiye umwanya ibindi bintu, kuko Imana ikunda icyubahiro, ishaka kuyiha umwanya wayo wonyine. Iyo mubona dutangaza ngo dufite amasengesho se, burya umuntu abari kubabwira iki? Burya abari kubabwira ngo itegura ibintu byose utangira ubishyire hakurya y'icyambu cya Yaboki, ushyira akazi kure, ushyira utu ugira ukuntu upanga ibintu bye ku buryo wamanya gukirana n'Imana ubari imbere, nta kindi kintu ubuvangavangemo. Niyo mpamvu burya mu rusengero mwumva tuvuga ati uyu munsi uyu nuraha amasengesho y'abamama, ni ukugira ngo utangire ushyire abana hakurya y'icyambu cya Yaboki, ushyire akazi hakurya y'icyambu, ushyire gahunda zawe zose hakurya y'icyambu cya Yaboki, uze kubona uko wirirwana na marayika wenyine. Haleluya. Iyo tubateguza ngo amasaha meza yo gusenga nayo aba ari kugira ngo ibintu byose bamaze kubyegezayo wa muvandimwe we, uze gupanga uvuga ati mwiri joro nta kindi nkora ndahura na marayika. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ngo marayika kimara kubona ko Yakobo ari wenyine ahita ngo araza. Uyu munsi wa none hari igihe Imana ibona ikirere cye cyuzuyemo akavuyo, Imana ikabura ahantu inyuriza, ikaza saa 11 iri gutembera ikasanga wapi uraranye n'abagabo b'abandi, urabapfumbase. Ye baba we, mufuhe w'inzoga, uri mu bidafite umumaro saa 11, uri mu bintu bipfuye amaso, uri guteka urayitekereza uri bujye gukora ibibi. Ubuse marayika yamanuka aho ngaho gute ibitekerezo bikuze mu mutwe bimeze gutyo? Marayika kimara kubona ko Yakobo asigaye wenyine nibwo ngo yahisaza. Ariko marayika y'amasaba bari kugenda kuva saa 9 ugera saa 11, saa 12 baba bari kugenda bareba umuntu uri wenyine wamaze kwambutsa ibintu runaka, bagahita bamanuka ku buzima bwe bakumva icyo ari kuvuga. Bareba undi uri wenyine bagahita bamanuka, niko kazi bari gukora. Yakobo marayika ngo araza barakirana mu iryo joro, ngo marayika acunga umuseke ugiye gutambika, ubwo saa 12 zigiye kwiteramo ati ndekura ngende dore umuseke uratambitse. Yakobo ati hoya, ntabwo wagenda utamaye umugisha nanjye. Ese ubundi witwa nde? Nitwa Yakobo. Ubundi ikintu cyari gikenewe bwa mbere cyari gikomeye kuri Yakobo ko ari guhindura izina rye, kuko nababwiye ko hari imigisha utageraho bitewe n'izina ryawe ukuntu rimeze mu kirere cy'umwuka. Yakobo yitwaga umuriganya. Ntabwo Yakobo yari gutunga ngo bikunde, kubera ko mu isi y'umwuka izina rye ryari rihambirijeho n'umutongero w'umuriganya. Nariyo mpamvu ageze kwa Nyirarumera Baraka ariganywa inshuro zirenga 10. Bavuga ihene zabara kuvuka za Yakobo zigasanga ni nyinshi, Nyirarumera agahita bihindura ati izingizi zibihuka nizo zanjye, kandi zarizo za Yakobo. Narababwiye ngo uyu munsi wa none hari imigisha wagiye ubura bitewe n'imitongero iri ku mazina yawe. Ntabwo uri connecte n'ikimana ikushakaho, ahubwo amazina yari connecte mu kirere cy'umwuka n'iby'abarozi ahubwo yo bakwatuyeho. Yakobo suko atakoraga wa muvandimwe we. Yakobo suko atari yaravuzweho n'Imana, yaranakoraga amafaranga akazana amatungo akaboneka, ariko kubera umutongero w'izina ryo avugaga ngo nubwo Yakobo byavugaga umuriganya, kuri finali yarariganywaga. Hano dufite ba Yakobo benshi mwicayemo hano, rero mukora ibintu byajya kugira mu biganza byanyu mukabiriganywa. Mu bintu tugomba kubwira marayika umuseke utaratambika adukureho izina ribi, adukureho izina rituma tutabakonegite n'imigisha yacu, adukureho umutongero utuma turiganywa. Umuseke utari watambika kugira ikintu ubwira Imana wa muvandimwe we. Umuseke utari watambika kubwira Imana inyenyeri zawe zigarura. Umuseke utari watambika marayika atari yagenda. Mubwire agarura inyenyeri zawe, mubwire ibyo wari wagakwiye kuba harabonye byose abigarure. Muvandimwe, bwira marayika w'Imana ahindura izina ryawe,
marayika w'Imana atari yagenda, umuseke utari watambika, nahindura izina rye kuko ufite amazina mabi, kandi aya mazina ntabwo yahura n'umugisha wawe. Yakobo yabaye imyaka irenga 14 kwa nyirarume, imigisha iza ariko akayirigomwa ku munota wa nyuma. Haleluya. Imigisha ikaza akariganywa, ugakora ku munota nyuma ugahomba, ugateretwa ku munota nyuma bakamutwara kubera iki? Uriho umwuka mubi. Ariko ikibazo abantu mushaka kugira ngo Imana ibahindurire amazina, ntimushaka kuzinduka kare kare. Icyo nicyo cyambere ngo musenge, kuko bamware muturamye mu matiktok no mu biki byose bidafite umumaro. Iki kintu cyo kuzinduka ntabwo wagifatisha utaryamye kare. Iki kintu nanjye narakigenzuye, nsanga kuzinduka bitagukundira utaryamye kare. Iyo uzi kuri buzinduka ushaka gukiranya marayika, uryama kare. Saa 2 ukaba waryamye, saa 3 ukaba wageze mu buriri. Amasaha ya marayika ya saa 9, saa 10, saa 11 urayafatisha, kandi usenga isengesho umeze neza wanaruhutse. Haleluya. Bavandimwe, bwira marayika w'Imana, ariko marayika w'Imana ari buze mu buzima bwe kuko amaze kwegeza y'ibindi. Uzasanga abantu byitwa ko baje gusenga, kandi mu by'ukuri Imana yabareba spiritually ikabura ntibahari. Imana ntiye gushaka ko wicara mu rusengero physically ngo wicare ikibiri cyawe turi kukihabona kandi mu mwuka utahicaye. Umuseke utari watambika agira ibintu bwira Imana. Umuseke utari watambika abwira Imana gukureho amazina mabi. Umuseke utari watambika abwira Imana igize ibintu hindura. Umuseke utari watambika abwira marayika w'Imana garura inyenyeri zawe. Umuseke utari watambika abwira marayika w'Imana hanagura inyenyeri yawe muvandimwe. Umuseke utari watambika abwira Imana izura inyenyeri yawe bari barahambye barashize mu gitaka. Haleluya. Uwiteka wera wa Isiraheli, intara mu muryango wa Yuda, aya masaha do sansoma revosi do kiro dotaye ni nivo do kiro refo edesika. Aya masaha mwama umuseke utaratambika marayika we, ndasenze ngo dukureho amazina mabi mu izina rya Yesu. Hari amazina twiswe n'ibihe, hari amazina twiswe n'abarozi, hari amazina dufite mu mwuka ajya tuma tudatunga, ahubwo duhora tunyagwa mu izina rya Yesu. Mana marayika w'Imana, umuseke utari watambika, aya mazina tuma tunyagwa, amazina tuma tudahirwa, amazina tuma tutikonegita n'imigisha Imana yatuvuzeho umunsi tuvuka arizo nyenyeri zacu. Aya mazina marayika w'Imana we, umuseke utari watambika duha umugisha wo kudukuraho amazina mabi, duha umugisha wo guhindurira abantu amazina. Hari amazina mabi tudashaka Uwiteka, hari amazina mabi tumaranye igihe, hari amazina mabi dushaka ko tutongera kugumana guhera uyu munsi wa none. Uwiteka wera wa Isiraheli, marayika w'Imana, umuseke utari watambika, amazina duhuza n'ibihombo turayanze, amazina duhuza n'agahinda n'akababaro turayanze, amazina tuma tutishima turayanze, amazina ahora tuma duhera inyuma turayanze mu izina rya Yesu Kristo. Umuseke utaratambika hindura amazina yacu, umuseke utaratambika dukureho umwanda, umuseke utaratambika dukureho amabyi abana b'abantu badusize, umuseke utaratambika tugaruje inyenyeri zacu, umuseke utaratambika turazakije, umuseke utaratambika mu izina rya Yesu tuzikuyeho umwanda. Umuseke utaratambika duhinduje imibereho yacu mu izina rya Yesu. Umuseke utari watambika nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka, ibiganza byose bifite inyenyeri zacu turabibenyaze mu izina rya Yesu. Umuseke utari watambika mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aya mazina y'abasingo turayanze. Uyu museke utari watambika, amazina y'ubushomeri turayanze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Uyu museke utari watambika, amazina y'ubupangayi turayanze mu izina rya Yesu. Marayika wese guyahinduye, nini dokiri dotaye desika de sansoma revosi dokiri dotaye. Umuseke utari watambika, amazina y'ubugumba turayanze mu izina rya Yesu. Uyu museke utari watambika, amazina yo kwitwa abarwayi turayanze mu izina rya Yesu Kristo. Turanga uburwayi bwa diabete, turanga uburwayi bwa hypertension, turanga uburwayi bwa sima, turanga uburwayi bwa kanseri na sida, turanga uburwayi bwa paralize, indwara z'amoko yose zipakira mu mibiri yacu. Uyu museke utari watambika, izo ndwara turazanze mu izina rya Yesu. Umuseke utari watambika, twanze izina ry'ubupangayi mu izina rya Yesu. Uyu museke utari watambika, twanze izina ry'uburushyi n'uruzerero, twanze izina ry'ubukene mu izina rya Yesu, twanze izina ritunyaga mu izina rya Yesu Kristo, twanze amazina y'ibisazi mu izina rya Yesu. Umuseke utari watambika, marayika w'Imana we, ayo mazina mabi ndetse nande tutarondoye muri risengesho, ayo mazina yose turayanze mu izina rya Yesu Kristo. Hari amazina bagiye batwita ibishubagabo, ibishubaziko, ayo mazina turayanze. Umuseke utari watambika, marayika w'Imana nasiga hinduye aya mazina, nasiga hinduye aya mazina, amazina ataduhuza n'umugisha,
umugisha, amazina ataduhuza n'icyo wavuze, amazina ataduhuza n'amanyenyeri yacu. Aya mazina turayanze, umuseke utari watambika, mu izina rya Yesu Kristo. Aya mazina turayanze. Marayika w'Imana, hindura aya mazina, uhuza ibirere byacu, uhuza imigisha yacu n'amazina Imana yaduhaye mu isi y'umwuka, uhuza amazina yacu n'imigisha Imana yatuvuzeho. Uyu museke utari watambika, mwami, wo kuri tariki ya mbere y'ukwa 10, Mana duhuze n'umugisha wacu mu izina rya Yesu, amen.